uyu munsi tugatangiriye hano ariko mubwira ati amafaranga naguhaye ati yari yuzuye wakwiye kuba wanyihereye umuceri uko yakabivuze barakwereka mu mwobo hari wari wihishe mu mwobo yari afite umukasi ahita atangira gukata uyu mufuka wari urimo umuceri murabizi tugeze mu minsi mikuru uyu nguyu yaraje guhaha nyine aramubwira ati aya mafaranga ataruzuye yewe ataruzuye ngo yakamubwira ati yabare neza nubwo ari kumubwira ngo nayabare neza barakwereka hari uwamuciye ruhinga hari wari wihisha ahantu h'igitaka gutya yahise ayora wa muceri uyu nguyu ari kubarira amafaranga ngo awutware uyu nguyu ahita wiyora arawukatana undebere biri buze kugenda bite biri buze guherera he narakubwiye ngo nujya wumva ari njyewe uzajya umenya uko gatanu ku kandi ari nta mayobera murabizi nyine twegereje ibintu by'iminsi mikuru iminsi mikuru iri kuvuza ubuhuha tugeze muri ya minsi mikuru nyine aho umuntu aba agomba kugura uyu nguyu yaje kugura ariko barakwereka wa wundi uri kumubarisha amafaranga ati barasi nakwizera sha nyine ku mafaranga ntago bizera ariko mubwira ati urabona tuzuye koko urabona ni ipinda nakayabo yaramuhereje amubwira ati mbonye yuzuye reka nze mbe naguha umuceri ati reka nze mbe naguha umuceri uyu nguyu ari kuvuga ati mpereza umuceri we uyu nguyu uko yagahindukiye ndebera wibuke wa musore yakase n'umukasi nubwo batamubonye amaje gukata n'umukasi arigendera uyu nguyu boni bano babiri nta numwe wabibonye umwe yahugiye kumubwira ati aya mafaranga mfite ntago yuzuye uyu nguyu yamukoze aramubwira ati ariko bigenze bite ati uko nguhaye amafaranga yanjye umuceri wanje uri he ati ucyo bawitonze yewe ati bawitonze tuwushaka uramubwira ati njyewe ntago nabyemera mpereza amafaranga yanjye nje kugura n'ahandi ati mpereza uyu ngo aramubwira ati tuza ariko watujije uyu ngo aramubwira ati mpereza uyu ngo aramubwira ati ariko uyobewe ko nta muntu ukora umugabo mu mufuka ati reka nse nyagwe ntuje umuceri mwirukeho mushake wibuke hari umusore uwutwaye hari umusore mutoya utwaye umuceri aho kugera muri za noheri n'ubunane nyine murabizi ibintu byakaza bari ukwitegura Christmas day uba ugomba kuyitegura neza kugira ngo bigende neza amwatsa amafaranga ye wibuke umuceri wari uhari bawukatishije intoza bawukatishije umukasi uyu nguyu yaritahiye nyine aramubwira ati ngenda jyana ahandi ati ndajyana ahandi ariko barakwereka wagira ngo uyu yabipanze na wa musore barakwereka uyu nguyu yaracunze ariruka nukubera iki yirukanse nukubera iki niye mpamvu yirukanse uyu nguyu nyine yasiganyiranye agace ko hejuru bakase arumirwa ibaze nawe wari uteruye umuceri wahindukira wareba none ugasanga usigaranye umufuka gusa ugasanga nta gace ko hejuru uyu nguyu yaje gushaka avatise mana ntagaze uburyo byaba bigenze nyine yaje guhiga ngo arebe umuceri we ninde wabukase ninde wabujyanye aje guhiga ariko wa wundi yamubwira ati mpereza amafaranga yanjye shati naho ritarimo uyu nguyu wibuke hari umusore wawukase arawikorera dore nguyu wa musore wakaza umuceri akawutwara yakase ahantu hari ikimodoka gutyo umuceri arawuhitana arawutwaye dore nguwo tugeze mu minsi mikuru nyine umuntu akaranga agafiriti zagateka umuceri ugasanga ibintu byose biri ku murongo uyu nguyu yarawutwaye barakwereka yaza ahantu hari igipine wibuke wa wundi ari kumuhiga nyiri uyu muceri uyu musore yaje ahantu hari igipine atangira araza arareba ati by'uyu munsi ndarya byinshi barakwereka wa wundi uko yakaje yirukanka nyine wari ugiye kugura umuceri wagira sinzi niba yabyumvikanyeho n'uyu ntago nabimenye niba ari imikino bari bapanze barakwereka bapanze aho bahurira n'indara ebyiri zari zahapanze yaramubwiye ati uzi uburyo bimvunye muzana atuze uburyo bimvunye muzana ati hubwo ati kuvuzanye sese twaruhanye ati kuva nk'uyimari hari yanjye naguha mwinshi uyu nguyu yakuyeho ikidobo ngo bagabane reka turebe undebere yakuyeho ikidobo nyine ngo bagabane nk'abajura babiri njye ntabwo nari nzi ko ari abajura bari bamuhamagaye nyine umwe yitsimbamo harya undi aguma hasi uyu nguyu yaramubwiye ati ntabwo narenze uyu mwana ati ninjye uvunitse ninjye uturutse ahantu hadanje ninjye ngomba gutwara bino uyu nguyu aramubwira ati umpaye bino kuko ibi bintu ntabwo bibaho kino kintu kigira indapi uyu nguyu yaramubwira ati byamvunye we ati uza ahantu mukuya turamvunye uyu nguyu aravuga ati ni gutyo uri kumbwira uyamushyiramo n'urushyiramo bwa tujye kundega atugiye kundega yakubise uyu mujama bafatanyije kwiba kandi ukamukubise uyu mujama wibuke yaragiye kugura aramujijisha noneho barawutwara yageze hano uyu mujama aracunga arareba aravuga ati ati se unkubise
yahise akurayo telefoni, amaze gukurayo telefoni undebere sinzi ibyo yakameye, sumbaze niba yarafotoye, sumbaze ibyo yari gukamera. Yaguye telefoni arareba ati kuva mfashe ifoto ati kabisa ati kabaye ati wowe turi buze guhangana. Wibuke uriya mujamagizi intambi, reba nabi binamuhaye mu mufuka w'ikiro 50, debera ibintu nawe reba mu mucera muhaye, we baramubwira ati bigoryi bibaho koko, ati bigoryi biragwira. Hari ukuntu umuntu yibwira yuko nyine ari urenze kurusha abandi, yahise akura umufuka aravuga ati abere boze kugenda neza, kuva nyine nk'ututiye kuriya nkagukubirana ukagenda kuriya, ati ndakwemeje kanyagwe. Yahise afata intuza, yahise afata umuceri agiye kuwuhindura awuviturire muri ino ntuza, muri uyu mufuka awuhindure mu wundi mufuka w'umuceri utandukanye n'uwo bari bafite. Yarawufashe atangira gusuka. Ndakwibutsa uze gukanda subscribe, nujya wumva ari je rwose uzajya uvuga ati gatanu ku kandi uri buze gusobanukirwa na filime yacu. Barakwereka yahinduye umufuka nyine, ariko asiza kubise wa musore wundi bari bakinnanye diro, aramuhondaguye aramubwira ati twari uwo nguwo. Barakwereka uko yakamaje gupagira ati ubone neza pe, ati ubu ni fresh, ati reka nze mujyane ahubwo bamemane, reka mujyane banyishyure we, ati reka nze mujyane. Barakwereka yahise awutera ibitugu nyine, ariko uwo bafatanyije kwiba mbere aramukubise aramwanjamye nyine, barashwana muhiya bikeya barashwana. Barakwereka wa wundi nyine yaje hano ngaha, uko yakaje hano ngaha noneho aho yaje ni sare yaho bagurira imiceri bakanayigurishiriza, naho bayigurira bakanayigurishiriza, we yari yagiye kugurisha. Baramwiba nyine, yaratashe nk'umuntu uhumiwe ku kazi nyine. Hari ukuntu nawe wumirwa nyine ukabona ibyo ubonye ntago bivamo nyine, ukabona wabyukanye umwaku. Yahise asubira muri sare nyine arumirwa. Barakwereka uyu nguyu nyine yahise afata wa mufuka akomeza kuza, aje kuwugurisha. Mwibuke yabivuze, aje kuwugurisha n'uwo yayibye. Ibyo bintu ndaceka mwabyumvise, aje kugurisha umuceri n'umuntu yawibye. Yaraje ati hano ati ni sare baguriraho umuceri, ati bakanawugurishirizaho. Yahise akomanga yihuse cyane, yahinduye umufuka, ntago wapfa kubimenya. Yawuhinduye nyine, ntago wapfa kumenya uko ari we wibye uwa mbere, kandi nawe koko yanamushatse ubona wibye aramubura. uyu ngo yarakomanze, amaje gukomanga haza wa wundi aramubwira ati komera cyane. Undi aramubwira ati komera, ati nshaka kashi rero, ati nshaka kungurira umuceri. Ati nkugure umuceri, ati nta kibazo se, ati kuva wageze hano ngaha rwose tugura imiceri, ati nta kibazo. Uyu aramubwira ati umuceri mfite ni kalite rero, ati ni kalite number 1, ati umuceri mfite. Wibuke uyu muceri afite iyo wibye uyu musore wundi yamwibye umuceri kugira ngo nyine abone iminsi mikuru akomeza aryohe. Aramweretse ati urimo urawubona, ati umuceri wanjye ntago bisaba gutoranya, ati ni umuceri wa OG. Barakwereka uko yakabimweretse. Wa wundi bakubise yamugenzi inyuma, yaciye mu miringote, yaciye hano mu myobo amukurikira. Yaraje uko ari kuza abona uyu nguyu nyine ari kogeza umuceri we, avuga ati ni kalite. Uyu nawe arebye, uyu ngaka akamubwira ati uri kubona yuko ari umuceri wa danger. Ati umuceri rwose ni danger, reka nze, ati nje nkeneye amafaranga, ati mpereza amafaranga nigendere nta kindi nkeneye. Ati n'amafaranga, ati amafaranga hano ngaha, ati ntago ndarenza ibihumbi 10 nibyo ndi bwagoye. Ati rero mpereza vuba vuba, ati mpereza ibihumbi 10 byanjye nigendere. Ariko uyu mujama hari we kinyanye diro nawe yakubise uyu nguyu nyine akuyemo aha nyine ni kuri sare, ayakuyemo inote agiye kwishyura uyu nguyu nyine mu muhe cash kugira ngo yigendere. Bavuganye ibihumbi 10 nibyo agomba kumushaburira. Ariko wa wundi bakubise, wa wundi bibanye uyu muceri kuva kare, ari gucunga, ari kureba nyine ibyo uyu nguyu ari gukora. Yaravuze ati wowe ati wowe ntago bibaho, ati n'ibintu wankoze, ati wowe ugomba gufatwa ugahanwa, ati ngiye kugutanga, ati ngiye kugutanga. Wibuke yanafotoye ari bwamutange simbizi. Uyu nguyu yamuhaye ibihumbi 10, amaje kubimuha arabara nyine arebe ko byuzuye. Umuntu agwaye amafaranga urabanza ukabara, ukareba ko yuzuye, ukareba ko amafaranga yawe nyine ari ku murongo, ukareba ko nta kibura. Uyu nguyu yarabaze aramubwira ati ataruzuye, reka nigendere ahubwo, ati si byacu ko birangiye, ati ngiye mba mfite imari. Barakwereka yahise yigendera. Uyu nguyu nyine nawe aza gutera umuceri aguze,
atari yawinjirana mu nzu. Uyu nguyu yaravuze ati reka nze sha so ugiye se reka nze ngukorere ibintu ku buryo uzabyicuza uyu mwaka ugiye gutangira, ku buryo uzawutangira neza utibasha, ati ngiye kukwemeza. Barakwereka uyu nguyu yaje yasaze, undebere mu kuhagera aramubwira ati ubwo urazi, ati komera cyane, ati uzi yuko uriya muvuna muheto ukuzaniye umuceri hano ngaho, ati ndamubonye, ati uriya yagucunze igihe twari turi hahandi arangije arawukwiba, ati yawukwibye, ati noneho arangije ahindura umufuka. Wumva amagambo, ati yawukwibye arangije ahindura umufuka. Yakuyemo telefoni amwereka ifoto y'uburyo byagenze, amwereka ifoto, dore yamweretse ifoto, amwereka kwa kundi ikase, amwereka kwa kundi biforomye, asanga nibyo. Yahise asanga nibyo, yarikanze, yararebye arikanga, aravuga ati uzi ko ari wa muceri wanjye yibye, ati uzi ko ari wa muceri wanjye yibye. Noneho barakwereka wa wundi we uko afite ibihumbi 10 nyine yagiye, uyu nguyu yanamurebye aravuga ati atuzi ko ariyo yanyibye, atuzi ko barakwereka inyuma wa wundi uko yabimweretse yahise amukubita umubare awutera ibitugu. Uyu ngo aravuga ati ubu birashobokara, ati ubu bibaho, ati ubu birashoboka. Bamukinnye agakino, undebere yarahindukiye arebye ibyo yabazaga, aramubura, avuga ati amaye nkasuka. Usibye uwo yabonye hasi nyine, wa wundi bamukinnye agakino nundi akiri kwibaza ati ntago yaba ari we wabinkoze, baramutwaye, yasigaye ararira. Hari igihe bugukeraho ugahura n'ibibazo, biravuze ati murambona, bamukinnye agakino. Ni gutya nkarangije, mwibuke gukanda subscribe nk'ibisanzwe, ni Nitanga Films, baha filime zigiye ziryoshye nk'izi ngizi. Murakoze.